Mana tuje imbere yawe. Shuti abadukurikiye abari mu gihugu cyacu, aba diaspora muri hanze, tubaye ikaze. Imana ishimwe, ni hari Imana Wellars n'ubundi. Dushima Imana ko Imana turinze ikaba ibanye natwe. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro. N'ubundi n'umwanya w'ijambo ry'Imana, uko umwuka w'Imana aradushoboza. Dushimiye Imana ko Imana yabanye natwe, dushima Imana ko Imana yaturinze, dushima Imana ko Imana yarinze igihugu cyacu, nawe ikakurinda nanjye kandinda. Kuba ugihumeka mfasha dushima Imana, kuba ukigenda bikemera mfasha dushima Imana. Ntabwo ari kubw'impuhwe z'abantu, si kubw'urukundo, si kubw'uko shitani itashaka kuhitana abandi avuga se kibi, si uko atashaka kuhitana, ni ukuboko kw'Imana kwahabaye. Rero dushima Imana ko Imana yakwimanye ikaturinda ndetse ikabana natwe, nishimwe. Turaza kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani ibice 21 ku murongo waho wa 31. Igitabo cy'imigani ibice 21 ku murongo wa 31. Ni ijambo riri kumfasha, ngira ngo nawe rikubake wowe dukurikiye aho uri hose ku migabane itandukanye y'isi, aho Imana igutuje, aho ubuzima bwawe aho Imana iburindiye. Ndaguha kaze kuri gusenga Urwango, uhabwe umugisha n'Uwiteka. Reka dusenge Imana ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Libera Pro. Hanyuma nabwiye ko ari umushyitsi twababwira tuzababwira hano imbere, kandi nawe Imana kugenda imushoboza. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ariko sinabura gushimira abantu badusengeye. Hari abantu badusengeye, hari abantu badusengera, Imana ibaha umugisha. Hari abantu batugira inama, Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabura gushimira Mansera ahantu ari, Imana imuha umugisha. Simuvuga izina ariko Mansera, Imana imuha umugisha. Imana imumugisha, dusengera agatugira inama. Imana imumugisha. Turashimira abatiranga bagusengarwa, turashimira abakozi b'Imana batandukanye, abantu batugira inama. Imana ibamugisha. Turashimira abaharamyi baciye hano mu minsi mu masengesho yo gusenya inyubako z'abademoni ku buzima bwacu. Murabize ko gahunda dufite topic ivuga gusenya inyubako z'abademoni bubatse ku buzima bwacu. Kuri uyu munsi turavuga inyubako yitwa Urwango. Ariko udashobora gukuraho umugambi w'Imana, udashobora kugira ikintu utwara umuntu Imana yavuzeho. Ariko umunsi turavuga ku nyubako y'abademoni bubaka ku buzima bw'umuntu. Shitani ikakwanga, ikakwangisha abantu bakakwanga, nta kintu upfa nabo, bakakwanga pe, ukibaza ikintu bakwangira ukakibura. Iyo nyubako igomba gusenyuka ku buzima bwawe, ikakuva imbere mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge Imana, twinjire mu mwanya w'iri jambo. Mana turagushimye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko warinze ababyeyi ukarinda abagabo, tugushimiye ko warinze abakobwa, tugushimiye ko warinze abasore, tugushimiye ko warinze itorero ukarinda igihugu cyacu. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Wagize neza Uwiteka. Twemere tukugiraho umugisha muri kano kanya. Imbaraga zawe ziganze umuntu wese udukurikiye n'uzadukurikira ahabwe umugisha n'Uwiteka. Imbaraga z'Imana zimubeho. Twirukanye imbaraga mbi zose zamurwanya. Imigambi ya shitani yose iburizwemo. Ubwiza bw'Imana buganze muri byose. Umwuka wera ategeke muri byose. Turasengeye iri jambo ribohore, iri jambo rikize, iri jambo rizure, iri jambo rireme, iri jambo rivura imitima, iri jambo ribohora buri muntu wese dukurikiye. Tubisabye twize gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Amazina yanjye nkuko menyereye ni hari Imana Wellars. Turaza kuganira dushingiye ku ijambo ry'Imana nkuko nabivuze, igitabo cy'imigani ibice 21. Turasoma kaduhere ku murongo wa 30 tugende ku murongo wa 31. Hari ijambo rivuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama
byabasha kurwanya Uwiteka. Imana ishimwe. 31 ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva Kuwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva Kuwiteka. Ndaguha ikaze muri iri jambo, kandi ndazi ko Imana irakugirira neza. Iri jambo ni ijambo rikomeye, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo ribohora, ni ijambo rikiza. Iri jambo, ijambo ry'Imana rirazura, rikura mu rupfu rigashyiraho ubuzima. Ijambo ry'Imana ryakubohora warananiranye, warabaye uruwebe, ryakubohora rikaguha umurongo mwiza pe, ko mwana mwiza. Ijambo ry'Imana ryakubera umugati wa buri munsi. Ijambo ry'Imana ryakubera ibyo kurya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubwiza. Ijambo ry'Imana ni igikundiro. Ndakwifuriza gukunda ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva Kuwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva Kuwiteka. Bantu munkurikiye, bantu munkurikiye, inshuti zagusengarwa aho muri, kunesha ni kuva ku mbaraga z'umuntu. Kunesha ni kuva ku mbaraga z'amafaranga. Kunesha ntabwo kuva ku mbaraga z'ibigango. Kunesha kuva Kuwiteka. Uwiteka niwe munesha, n'ubunesha. Imana ishimwe. Muri ibi bihe turimo hariho ibintu byinshi bibabaza imitima, bishwanyaguza umutima w'umuntu agapfagaza. Ariko mu bintu bikomeye cyane bibabaza cyane, ni umuntu kwanga nta kintu upfa nawe, akakwanga. Mu nyubako abadayimoni bubatse ku buzima bw'abantu, harimo n'inyubako y'abadayimoni yitwa urwango. Urwango ruri ku isi. Ubu uyu munsi abavandimwe bose ibere rimwe barangana, dayimoni kubakamo inyubako yitwa urwango, bakangana, ntibasuhuzanye, ntibavugane, bakangana, bakagambana, bakarugana, bikamera nabi. Urwango. Niba mwari mutangiye gusenga, mwema mutangiye gushaka Imana, iyo yinjiye mu urwango umwuka w'Imana arigendera. Iyo yinjiye mu urwango amasezerano ahita aba mahuriye ku kanya. Kuko umuntu ufite urwango nta cyiza cyamuturukaho. Ikintu kimuturukaho ni ubugome gusa. Mu nyubako z'abadayimoni bubatse ku buzima bw'abantu za mbere zikomeye, inyubako mbikomeye idindiza umuntu ya mbere ni inyubako yitwa urwango. Urwango ruturanye na mumvugire, ruturanye na munyangire, ruturane mu ncungire. Abo ni abaturanyi b'urwango. Mu ncungire, mu mvugire, mu nyangire. Urwango. Ariko Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Sinzi impamvu abantu bahamba urukundo bakagwiza urwango.
ubundi abantu bakwiye guhamba urwango bakagwiza urukundo, ariko abantu bahamba urukundo bakagwiza urwango. Ndagira ngo wifurize umuntu mwicanye umubwiye ngo hamba urwango ugwiza urukundo. Abantu bari guhamba urukundo bakagwiza urwango, kandi urwango nta kintu rukemura ku muntu, nta kintu ruhindura ku muntu. Urwango inyiturano y'urwango ni ibikomere, ni agahinda, ni ukurarurira, ni ukurwara umutwe, ni ukurwara igifu, ni ukurwara umwijima, imivuduko y'amaraso, kubura amahoro, kwiyahura, kubura ibitotsi. Ndakwifuriza amahoro Yesu yavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Urwango rwa mbere, urwango rwo mu bavandimwe, iyo ni inyubako y'abadayimoni. Bavandimwe bakangana, bavandimwe bakarogana, abavandimwe bavindimwe bakangana, kandi wabigenzura ugasanga barabatijwe mu mazi menshi, ugasanga nta n'umwe udafite na aderese y'urusengero, ariko wabireba ugasanga urwango ruruzuye. Ubu urwango ruruzuye. Urwango rwa kabiri ni urwango rw'inyoko y'ubatse bwo mu muryango. Mu muryango ubu hari umuntu udashobora gutanga ajya iwabo kubera ikibazo hasi. Hari n'abagenda akagenda ku mugoroba saa 3 y'ijoro akabagezeyo saa 11 za mu gitondo akaba arabyutse aratashye kubera urwango ari kwihisha. Hari n'ujya akagaruka ukuguru baguhonjuye. Urwango mu bintu abantu bakwiye gukizwa, mu bintu umwuka w'Imana yamishuriye. Imana ifashe ishobora kuvuga uyu munsi ntihuta cyane. Mwishuri umwuka w'Imana yamishuriye gusenya umuryango, harimo n'urwango rukomeye. Ubu hari abantu bacitse mu miryango yabo, umwe yajya gutaha ngo ajya mu muryango akabanza gufata amasengesho y'iminsi 3 cyangwa 4 yishiraho uburinzi. Urwango iki? Urwango inyubako y'abadayimoni yita urwango imaze society. Urwango, ariko Yesu agukiza urwango mu izina rya Yesu, kuko uwo wanga nimba yubaha Imana ntabwo uzamushobora. Niba atanubaha Imana kandi Imana ikayimukunda ntabwo uzamushobora. Uravunikira ubusa, kuko Bibiliya iravuze ngo ifarashi irindirizwa urugamba, ariko kunesha ni Kuwiteka. Wacyaza amagambo, wacyaza ibinyoma, wahiga, wahaguruka, ariko ndajya nkumenyeshe ko umwuka w'Imana arimo ambwira ntabwo uzanga umuntu wubaha Imana ngo umushobore. Ntuzanga cyo kwa nimba bigendamo nabi ntabwo ntuzamushobora, kuko urwango ntibutsinda. Urwango rurarimbura, umuntu agapfa akenyuze. Urwango, umuntu ugira urwango ameze nk'igikenye. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo ikinye ntabwo cyumva ihondo. Urwango. Inyubako ya gatatu ikomeye y'abadayimoni bubatse muri society iri kwangiza abantu ni imiryango, gushakana. Aho washatse nshuti yanjye, niba waragize amahirwe ugashaka neza ubishimira Imana, ariko hari ahantu ushaka ukabura amahoro, ukasigara uri kumwe n'umugabo wawe n'umugore wawe wenyine. Dayimoni kazamura inyubako yita urwango. Bashiki n'umugore wawe bakakwanga, cyangwa mana yanjye barumuna w'umugore bakakwanga, cyangwa baramukazi bakakwanga. Inyubako y'abadayimoni y'imiryango yaho dushaka
iyo ni inyubako abadayimoni bubatse izana ubukene ikazana n'amatiku abantu ntibatera imbere sosiyete igakomeza ikagwingira mu mwuka no mu mubiri. Ibyifuzo byinshi nshuti munkurikiye kuri gusengarwa, ubu abantu benshi bafite ibyifuzo barara basenga ngo mana wantabaye nkabona ibitotsi nkasinzira kubera urwango. Inyubako yitwa urwango. Uzi gushaka umugabo ugasanga afite bashiki be nk'umunani bose bakakwanga, ugasigarana umugabo wawe wenyine ari wowe wenyine ufite. Ibi ndabivuga bifite ibihamya mu ibyo birahari, biriho nawe uraza kubibona mu buzima bwawe. Bakakwanga ku buryo nawe watambuka bahacisha umuriro, bakakwanga bakarara bakuvuma, bakakwanga n'umugabo bakamwanga, bakakwanga hari umukozi w'Imana umushumura abantu barakwanga bakanakwangiza. Reba uyu mubyeyi ushatse mu muryango akangwa na bashiki b'umugabo bakamwanga, ubwo ni baramukazi, bakamwanga, agiye kubabyaramo, agiye kugira abana, abo bana nabo ubwo ntibazakwana nabo babanga, rusange n'uruhererekane. Inyubako isenye sosiyete yitwa urwango, umwuka w'Imana yamishuriye igomba gusenywa, ariko igasenywa n'amahitamo y'abantu meza. Uyu muntu uramwanze ntarara kuri buriri bwawe, uyu muntu uramwanze ntimusangira icyayi, uyu muntu uramwanze ntimusangira isahani, uyu muntu uramwanze gusa tu. Nimba asenga Imana akaba yubaha Imana, kunesha no Kuwiteka, Imana izamurwanirira. Uzasoma amateka muri Bibiliya uzasa urwango rwatangiye kera. Urwango Danieli yanzwe bikagera aho bamugambanira, bikagera aho bamujugunya mu rwobo rw'intare. Danieli yaranye n'intare kubera urwango rwabo bakuranaga, bamuteranya ku mwami. Ariko kubera ko yubahaga Imana, akunda Imana, mbwira umuntu wese unkuriki nimba wubaha Imana, urwango ruri ku buzima bwawe ntacyo ruzagutwara. Dope ene mandola mandura ubuzima bwawe. Urwango rukuriho urwo ari rwo rwose ntacyo ruzagutwara. Ni kumuka w'Imana avugana nawe. Urwango banze Danieli bikageraho bamuzugunya mu rwobo, umwami agera abwira Danieli avuga ngo Imana yawe ukorera irakurokora. Abantu barakwanga bakajya basesera bagasesera, ariko nawe uzasesera kurusha Imana. Ijambo ryavuze ngo kunesha no Kuwiteka. Icyitonderwa, ubutsinzi, gutsinda si uk'umuntu, gutsinda ni Kuwiteka. Bibiliya igenda igaragaza abantu bagiye bangwa. Utuma mvuga urwango ukajya ngo rutangiye nona, oya. Senya inyubako yitwa urwango mu mutima wawe, kuko urwango ntabwo ndaruvugaho nonaha gusa, ndaruvugaho igihe iminsi. Rufite ibintu rwangiza, rufite ibyo rusenya, rufite ubukenya rutereza, ruragatsindwa n'Imana, rutuma umuntu adasinzira, rutuma umuntu atishima, rutuma umuntu akora nabi mu kazi, rutuma umuntu ahorana imishiha. Ubwiza bw'Imana ntibwakubaho hari urwango, ntibyashoboka. Urwango, inyubako y'abadayimoni yitwa urwango igomba gusenyuka muri sosiyete y'abana b'Imana. Mana ishimwe, ndakwifuriza gukira urwango. Uramwanga uri mu mahanga, uramwanga Imana yagucira inzira. Ubuzima ufite si ubwawe, amaguru ufite si ayawe. Tura uwo mutwaro wikoreye utagaragara. Mbere uko kubwira abantu ngo abantu bafite gereza mu mitima yabo, abantu ntibabyemera.
mu mitima yacu abantu twavanyemo Yesu Kristo, tuvanamo umwuka w'Imana, tuvanamo ubwiza bw'Imana, tuvanamo umunezero, tuvanamo ijambo ry'ihumure, tuvanamo gukora neza, dushyiramo urwango. Mu mitima y'abantu benshi harimo urwango. Niyo mpamvu no mu madini no mu matorero urabwiriza ariko bakakurogera ku ruhimbi. Uri muri kubwiriza bakakurogera ku ruhimbi kubera urwango. Ariko haleluya, Imana ishimwe, kunesha n'ukuwiteka. Niba uri kumwe n'Imana, kunesha n'ukuwiteka. Ndacemera umuntu wese, ndabwira umuntu wese ufite urwango mu mutima ngo aruhambe. Hamba urwango, uzure urukundo, uzure gukundana, ugire urukundo kurusha ibintu byose, kuko urukundo rurihangana, rurababarira, ntirugira uburyarya. Urwango iri yerekwa ryanteye ubwoba. Marayika w'Imana yanyeretse abantu buzuye mu nsengero, ariko abantu barimo basunikana mu ntebe. Abantu baruzuye mu masengero, mu misigiti, mu nsengero madini atandukanye, ariko abantu bararebana y'ingwi. Marayika w'Imana yarambwiye mu rwango nta terambere rihaba. Kugira ngo abantu batere imbere bagwiza urukundo. Iyo hari urukundo, ahantu hari urwango, umuntu ntiyakwereka naho winjirira. Ureba ureka mvuga akantu koroshye, ureba uburyo bashyiramo Bibiliya muri telefone, ntago abikwereka kubera urwango afite. Cyane za muri Kigali barambye, ariko nasanze bidahari da. Za muri Kigali barambye ati Kigali nta muntu ukwereka inzira. Yubaje umuntu ngo inzira ngo urajya hehe, ahita kurangira hatariho. Ako nasanze byibuzeho, ako ngako baragahinduye. Hashimwe Yesu. Urwango rutuma abantu bagambanirana. Urwango rwo mu muryango, urwango ugasanga umuntu arubatse urugo, nta muntu umugeraho. Aho washatse bakakwanga, aho wavuye bakakwanga. Mwami Yesu, kandi ku cyumweru mugahurira muri kiliziya, ku cyumweru mugahurira muri caci, tuzajya mu ijuru kure. Nta juru rihari, nta juru rihari. Ijuru ry'abangana nta rihari, ijuru ntaryo. Urwango ruhetse ibintu byinshi. Urwango ruhetse uburozi. Mbere yuko umuntu agambira kuroga, arabanza akasevinga urwango. Urwango rubitsa amagambo. Umuntu wangana agira amagambo, aradudubiza kubera urwango aba afite. Ahora ashaka, ahora asiga umuntu ibyondo. Bantu munkurikiye kuri gusengarwa, nimba uyu mubiri ufite ari komande watanze, ugumana urwango. Ariko nimba uyu mubiri uzi kupfa ukabora, umwuka w'Imana arambwiye ngo hamba urwango, wongere gukiranuka. Nimba uzi ko aya maboko ari ay'Imana yaguhaye, ukaba uzi ko amaso ari Imana yaguhaye, ukaba uzi ko ugiye kwa muganga kubyara ari Imana ikubyaza, ukaba uzi ko amaguru ugifite ari Imana yaguhaye, ukaba uzi ko iyo uryamye ugasinzira utazi ahantu ujya, iyo usinzire ntubuze ahantu ujya, ntabwo uzi aho uri, ntubuzi nimba urakanguka, ukaba ubizi neza. Hamba urwango, wongera urukundo. Birambye ngo mugire umwete wo kubana abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mugire umwete, biri mu ijambo ry'Imana, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana.
ijuru uvuga uzajya mufite urwango ntarihari. Byakunaniye kubana n'abantu nta juru uzabona. Shaka wiyicarire ushinga akabari. Ariko nimba ukeneye kuzabona ijuru n'amahoro ndetse no kurama, kura urwango mu mutima wawe, ushyiremo urukundo mu mutima wawe. Ubutumwa burakureba, ubutumwa nanjye burandeba. Kura urwango mu mutima wawe. Urwango rwo mu muryango rurimo rurasenya ingo. Uba abana benshi bafite agahinda, umuryango abantu bagashakana bakundanye, mwamara kubyarana kabiri urwango rugahaguruka rukabateranya, mugatandukana mukakagatanya kubera urwango. Babana bazabahuza agasigara bonyine, bagakura bafite ibibazo. Shitani kabitendekaho, wowe utaruka n'umugore wawe, umwe akajya mu busambanyi undi akajya mu nzoga undi akajya mu busambanyi, mwese mukaruha. Izo ni kandi z'ubusambanyi zigahindukira zikazenguka zikajya mu bana mwabyaye. Dayimoni guteza urwangiranye kwangize. Mbwira umuntu ufite urwango umutima ko urwango ruva kuri wowe rukajya no ku bana bawe. Iyo ufite urwango ruva kuri wowe. Mu murage utanga, mu murage Zaburi 112 havuga umurage w'abana b'Imana. Ni Zaburi y'umuryango, umuzayisome. Haravangwa hahirwa umuntu ubaho Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Kubaha umurage dukwiye kuha abana bacu ni ukubaha Imana. Ariko nimba wicara muri salo ugapanga uburyo uzanga umuntu abana bumva, abana nabo bazamwanga. Uyu munsi ushaka kugira ahantu ugasanga wakinjana ukuntu umwana guteye imigeri, ntuzibwire ngo ayigutera imigeri gusa, nibyo yumvishije bakuvuga. Cyangwa kumva aravuze ngo wakinaziwe, ntwibwire ko imbwizanye gusa. Reka haba hari iburozi yariye. Uburozi bwa mbere buri kwangiza isosiyete, urwango. Umwuka w'Imana yarambwiye ngo nimusenye, dusenye inyubako yitwa urwango mu mutima ive mu bantu. Urwango rwa gatatu mana rukomeye, we urwango rubi cyane. Urwango rwo mu kazi, urwango rwo hehe mu kazi. Mwoka byaranye abantu bahuriye mu kazi ntibaziranye, bose baradepoze, bose barashaka ibirayi. Uwabahaye akazi numwe, icyo yifuza ni iterambere, icyo yifuza ni uko abantu baguka. Uwabahaye akazi numwe, kampani bahaye akazi ni imwe. Wamara kugera mu kazi, ubasha kugera kwa bosi akaba arazamutse. Umwuka w'Imana yarambwiye ngo hamba urwango uzura urukundo. Uwo mwanya wicayemo n'Imana yawukwicazemo, izakubaza ko wowe ugiyemo kugira ngo ujyanemo urwango. Yawukwicazemo kugira ngo ugire urukundo, aho kugira ngo muhure musengera akazi. Nyumara gusengera akazi, musengera igihugu, musengera itorero, musengera abantu b'Imana. Ibyo mukora, umuntu wese ufite, nagize iyerekwa rikomeye, umuntu wese ufite akazi mu buzima busanzwe, akazi ufite gatunze umurimo w'Imana, gatunze abakozi b'Imana, gatunze igihugu, gatunze itorero, gakora ahantu hose. Iyo ukavangiye ugashyiramo urwango, ubuhemukiye Imana n'abantu. Niko Umwuka w'Imana yambwiye. Iyo ukavangiye dayimoni kinjira, ubuhemukiye Imana yakaguhaye. Wibuka ko cyagiye usaba akazi wahigiye Imana, ukavuga ngo Uwiteka numpa akazi nzagushima, numpa akazi nzakuvugira, numpa akazi nzatanga 10%, numpa akazi nzajya muri kiriziya. Ntabwo wajyanywemo n'urwango. No, uwo muntu ntabwo umuzi. Uwo muntu n'umuzi uramurenganya. Kandi niba umuzi ntabwo umuzi kugira ngo umwange.
senya iyo nyubako y'abadayimoni yitwa urwango mu buzima bwawe, uyihambe mu izina rya Yesu. Irakudindiza. Nabonye umuntu ufite urwango, ndimo mbibona mwiyerekwa, mbona ameze nk'umuntu wambaye ubusa. Abadayimoni bamutonzeho kuva ku mutwe, kuva mu birenge kugera ku mutwe, bamuzengurutse. Barimo bagenda bamwaka udushakoshi, bamwaka utuntu twose afite. Numva ngo umuntu ufite urwango, abadayimoni bamwambura ubwiza bw'Imana, abadayimoni bamwambura kurama, abadayimoni bamwambura igikundiro, abadayimoni bamwambura ubwenge, abadayimoni bamwambura ubudahangarwa, abadayimoni bamwambura ubushobozi, abadayimoni bamwambura ijambo mu bantu, abadayimoni bamwambura ubugingo. Umuntu ufite urwango ahura n'ibibazo. Nagize yerekwa muri aya masengesho turimo, shote munkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, abantu bankurikiye muri mu mujyi wa Kigali, bankurikiye muri mu gihugu cyacu, kugira ngo ubwiza bw'Imana buze mu biganza byawe, buze mu biganza byawe, buze ku bana bawe, buze mu muryango wawe. Nuko uhamba urwango ukabwira utanga Uwiteka, ndifuza urukundo. Umurage w'abana b'Imana n'urukundo. Lorepa tra enemando la de kosikadre. Umurage w'abubaha Imana n'urukundo. Umurage Imana yaduhaye n'urukundo. Yatanze umwana wayo kubera urukundo. Umwana w'Imana yari ikinege mu ijuru, nta nzara yari afite, nta kiba. Yesu Kristo nta mibabaro nta yarazi, ariko kubw'urukundo Imana yadukunze yatanze umwana wa. None we kubabarira umuntu byarakunaniye, kure guha muramukazi wa mahoro byarakunaniye, guha umudamu wa musaza wa mahoro byarakunaniye. Yo, kuba umuvandimwe wawe imbabazi byarakunaniye. Arabada waramandolebre kodava. Umva nkubwire uko Umwuka Imana abwiye, hamba urwango, kuko Imana irashaka kugukoresha iby'ubutwaro. Ntabwo Imana yagukoresha wikoreye umutwaro w'urwango. Uzagira ibibazo wikoreye by'isi, wikoreye n'urwango ubona umugisha. Ntibishoboka, 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 ntibishoboka. Hamba urwango, ndakwinginze, reka urwango. Urwango rw'abakorana mu kazi rwarakaje Imana, rwababaje Imana mu tuzi dutandukanye. Abantu aho kugira ngo bubakane, bakundane, bakangana, bagategana imitego, bagategana imitego. Hayiwe data we, bakakuzanira ibyo usinyasha. Baguteze nk'imitego kuko bacunze yuko utajya ukunda kubisoma, bakabizana bakagutega rirenze, bakagutega umugoroba unaniwe, bakakuzanira amadosiye yo gusinya. Umwuka w'Imana arabinyeretse, bakabikuzanira ugasinya, bakagutega umutego ukawisangamo. Urwango rwangije sosiyete, bakagutega mu byo uraza kuvuga, bakagutega aho unyura kubera urwango, bakagutegera aho uryama kubera urwango. Kandi ikintu cyababaje mo kabyaramo, ngo abantu bakunda kwangwa benshi baba ari abana beza, baba bafite n'icyo bamariye Imana, bakabanga kubera ibyo bari gukora, bakabanga kubera intumbero bafite, bakabanga kubera vision bafite, bakabanga. Uri kukwanga kandi ibyo kwangira ngo nta nubwo abashoboye no kubikora, ntabashoboye no gukora n'ibyo basinga kwange. Basi ibyo akwangira abe yabishobora, abatanabishobora akakwangira ibyo Imana yaguhaye. Hamba urwo rwango, ni kumwuka w'Imana avugana nawe. Icanagira ijambo abantu bari rihererekanye.
yerema icyama ngo rigere kure. Hamba urwango, kuko mu kiganza cyawe Imana yakuremanye kuzahindura amateka yawe, ariko wabaye bloke kubera urwango. Kandi intwaro zo guhamba urwango zirahari. Intwaro ya mbere yitwa kubabarira, imbabazi. Intwaro wakoresha uhamba urwango iya mbere ni ukubabarira. Ushobora kwanga umuntu bitewe n'ibyo yakoreye, ariko ikintu cyitwa imbabazi gihamba urwango. Intwaro ya kabiri ihamba urwango ni ugusenga. Gufata umwanya ugasenga. Intwaro ya gatatu ihamba urwango rugapfa burundu ni ukutumva amabwire y'abantu no kutaha agaciro amagambo. Kuko urwango ahantu rwinjirira, urwango rwinjira nk'intozi cyangwa se imbaragasa. Abantu bazi imbaragasa sinzi ko ari bakeya. Imbaragasa nta hantu wazihisha. Imbaragasa no mu mashuka iyo zateye zinjiramo. Urwango rwinjira nk'imbaragasa kandi rukinjira mu magambo. Umuntu uburyo ukunda guceceka umubwiye ibintu byinshi byakakwihorera. Urwango agira ikintu cyitwa igikomutandukaye gikomere n'urwango. Umuntu ashaka kubaraka kanyute n'ibitutsi umututse, akababara agenda kakamwica akagenda akaryama, ariko mu minota mikeya akumvira ngo ngumva Imana izantabara. Niki gituma namwara akumva ngo ijambo ry'ihumure akaruhuka agahita kwabara karangira. Umuntu ufite urwango aturanye n'umudemoni bitinzigo, arakubika akagusevinga mu rwango ati ndakwibikiye. Urwo ni urwango. Guhamba urwango rero nuko indi nkingi nuko ugira ikintu cyitwa kicyumva cyane, kutita ku mabwire y'abantu, kutita ku magambo. Umuntu nakubwira amagambo uzambwira ngo ndeka ndi kwihuta, nakubaza ngo uri kwihuta ujya ngo ndi kwihuta njya ahantu habiri, ndi kujya mu ijuru icya kabiri, ndi kwihuta nkora ibinteza imbere n'ibiteza igihugu cyanjye imbere n'umuryango. Uzambwira ndi kwihuta, ndeka ndi kwihuta, urajya ndi kwihuta njya mu ijuru. Kabiri, ndi kwihuta nkora ibinteza imbere n'ibiteza igihugu cyanjye imbere n'ibiteza society n'umuryango. Umureke amagambo niho hantu hambere demoni n'injitiza urwango. Irukana uwo mudayimoni, kuko nabonye Imana, nabonye envelope numva ngo namakado menshi. Uyu munsi hari abantu Imana yaborokeye urushako kubera urwango. Hari abantu Imana yaborokeye akazi kubera urwango. Hari abantu Imana yaborokeye kurama kubera urwango. Hari abantu Imana yaborokeye gutera imbere kubera urwango. Kuko Imana ibona kugize ugize umugisha wakandagira abantu no mu menyo wayaka, wajya ubahonyura, mbese wabarangiza. Umva imihigo ipfuye. Iyo uhize ukavuga ngo numa amafaranga ukama akazi kanaka nzamwumvisha, nzamwereka, wumva nzagurikira tajemugira ngumvisha, nta n'igiceri cyatana ijuru ryakurekurira. Nogere nawe ukavuga ngo numa akazi ukama akazi Uwiteka kanaka yaciyeho antera icyondo antera ivumbi, nje numa akazi ukama imodoka nzamuhara ifuti, Imana izakaguha vuba. Hamba urwango mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza guhamba urwango nshuti y'Imana. Hari igihe Imana izakubaza ngo kuki ibintu wabyumvishije ariko ntubyubahirize. Wikiyangiriza umutima wawe, wikiyangiriza ahazaza hawe, kuri imyanda yose muri wowe Yesu aragushaka.
ngakuruhure kuri imyanda yose muri wowe Yesu aragushaka ngakuruhure wikiyangiriza umutima wawe wikiyangiriza ubwonko bwawe Imana yamugeneye ko ugomba gucamo ibyiza ibibi bishire kure Imana ikurwanirire ibibi bishire kure Imana ikurwanirire dore Imana ishaka uburyo yagutabara iyajya kureba igasanga urwango ni rwinshi kuri imyanda yose mu mutima wawe Yesu aragushaka ngakuruhure kuri imyanda yose mu mutima wawe Yesu aragushaka ngakuruhure ahazaza hawe n'Imana ihazi cyokora hashize ushobora kuhamenya ahazaza hawe n'Imana ihazi lashakaraboya cyokora hashize urahibuka haranira kubona ibyiza ibyo Imana yaguteguriye uzabibona wikiyangiriza umutima wawe kuramo imyanda yose Yesu aragushaka loshalaboria mandala wikiyangiriza umutima wawe wikiyangiriza ubwonko bwawe wikiyangiriza hazaza hawe Yesu aragushaka Yesu aragushaka mu buzima bwawe ugomba gusenya inyubako yita urwango mu buzima bwawe gasenyuka ugapanga ubukwe ugashingiza ukavuga ngo kanaka nazataha ibuno bukwe ari uwo mu muryango icyo kintu ushizemo se kizakurwamo niki kizava muteze hari ibintu turema bitazapfa kubaho hari ibintu ukora bikaba ikibazo ukoze mariage wanze gutumira muramekazi wawe azabyara abana abibabwire uzabigenza ute umugabo uramuhamagaye muramukazi ntumutumiye ntuzagera ari mu muryango yaricaye yagezemo hanyuma we wanze gutumira muramukazi wawe utifuza ko abukandagiramo ubwo urashaka ijuru ubwo uri uwa Kristo ubwo uri umwana w'Imana nimba uri no kumukekeraho n'amarozi n'ibiki Bibiliya
mu gitabo cy'imigani ibice 15 ku murongo waho uzasome ku murongo waho wa mbere uzasome kugera ku murongo wa 3 harava ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza ibyo tutareba tubiragiza Imana. Nimba umuntu utamwizeye wimwanga ngumwange bwira Yesu guyu muntu sinzi ibyo arwaye ariko ndamutumye muri ibirori uzabane nawe ijisho ryawe rizamubeho uzamurinde ubundi wicecekere. Amaso y'Uwiteka uzasome mu gitabo cy'imigani ibice 15 we ku murongo wa mbere kujya ku murongo uzahasome umanuka ugere ku murongo wa 4 hazagufasha. Ku murongo wa 5 ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Ku murongo wa ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Ibyo byose biravuga urwango. Ku murongo wa 4 akavuga ngo ururimi rugoreka rukomeretsa umutima ntiwagira ururimi rw'ikinyoma udafite urwango ngo ari kurimi rukiza ni igiti cy'ubugingo. Ikintu Imana ishakira abantu bose Imana yaremye ibashakira gukira urwango bakagira ururimi rukiza. Ndajya ngo dufatanye muri kano kanya dusenga Imana ubwira Imana ngo Uwiteka shiramo umutima mushasha kuramo urwango ruri mu mutima wanjye. Hariho navuze ntazasura, hariho naravuze ntazarebera umwana. Ayiwe urwango rutuma ugambanira umuvandimwe wawe ukamurogesha. Yo urwango rutuma udasinzira bikumarira iki se? Uwo wanze se kwagaramye ko asinziriye aguwe neza. Nimba uri kumwanga umuziza ubusa kandi naho wamwanga umuziza ukuri nta kintu biramara. Dore ikintu gikomera musengera Imana niyo yonyine. Ibyatunaniye dusenga Imana ibishakira imyanzuro kuko umuntu yaremwe n'Imana turi ishusho y'Imana. Umuntu nakunanira muhereza Imana kiranuka umuhereza Imana ayandi makuru uzayamenya. Senga simbuze kutazahura n'abantu bakwanga ariko umuntu nakwanga muhereza Imana mubwira Imana ngo uyu muntu ndamuguhaye azavugana n'Imana Imana izamuhindura. Anabataya zekosikato Imana izamuhindura, Imana izamuturisha, Imana izamwigisha. Ndakwifuriza gusenya izo nyubako wubatse ku buzima bwawe kuko ziri kukudindiza mu iterambere mu mwuka ahantu hose zarakudindije. Ukanga umudamu wakubera ko yabyaye abakobwa niwe witera inda se ngo niwongera kubyara iki cyane uzamurye. Hari nubwo hari ababyeyi bafite ibikomere batabasha kuvuga. Hari ababyeyi bafite ibikomere wabyara umukobwa rimwe kabiri gatatu bwa kane umugabo uyivanemo ko ari umukobwa. Niba ari umuhungu uzamubyara, niba ari umukobwa uzamubyara, icyo gikomere ushize muri uwo mudamu wawe uzongera kumubonamo amahoro ntibishoboka. Urwango hanyuma uwo mwana nabaca muri humye ineza y'Imana ikamuzaho umwana mvuge amagambo akavuka nyina rikamucika. Urabiza abadamu umurage mwakuye mu gihe cya Yesu igihe Yesu yazukaga murabizi abadamu inkuru murakuntu muzivuga bikamucika umwana kuzana asogonderi cyangwa ari mu hagati ati wa mwana ukuntu uri mwiza nyamarasco yashatse kukuvanamo. Imana ikinga akaboko uyu mwana bizagenda bite? Irukana urwo rwango mu makosa akomeye abantu bakwiye gukira. Urwango nirwo rwa mbere. Urwango ruteranya imiryango. Urwango rwo mu nzu y'Imana. Reka ngarukiye ku rwango rw'umuryango nzabigarukaho mgiye bisobanura kamvuga gato ku urwango rwo mu nzu y'Imana. Umuntu muririmbana, umuntu musengana, mucurangana, mubdiyakonana,
ayayayaya mwicaranye mu myanya y'icyubahiro uzi urwango rwo mu bashumba, uzi urwango rwo mu bapasiteri, uzi urwango rwo mu badiyakoni, uzi urwango rwo mu baririmbyi, uzi urwango, imitego. Itorero ry'Imana ryangiritse kubera urwango. Hakugira ngo umuntu aratekereza uburyo umwimana uzatera imbere, akaratekereza uburyo azagutwikisha esanse, urwango. Ariko akibagirwa ingingo ivuga ngo ifarashi ridirizwa urugamba, ariko kunesha ni ukuwiteka. Kunesha impamvu dukwiye gukirwa, impamvu umuntu wese ufite urwango usenga ukwiye gukira urwango. Ntabwo uzarwanya umuntu wubaha Imana ngo umwange bikunde. Imuneshereza irahari, imurwanirira irahari, imucira inzira irahari, imuvuganira irahari. Le contre ne mandone pas, ere wadrede fo, Imana izamurwanirira irahari. Kunesha ni ukuwiteka, kandi ntabwo Uwiteka azaza kuneshereza abangana, azaza kuneshereza abafite imbabazi, bihangana, bakiranuka, bababarira. Umwami Imana aneshereza abubaha Imana bakijijwe. Nimba wubaha Imana unkurikiye hano kuri gusengerwa, ukaba wubaha Imana ukorera Imana, ukaba uri umupadiri, ukaba uri maseri, ukaba umuvuga butumwa, idini ryo ryose uyobora, ukaba wubaha Imana, ukaba ufite intambara muri ryo, irevota yasika, umva uko Imana ivuganye nawe. Kunesha ni ukuwiteka. Nimba wubaha Imana muri uwo murimo ukora, nimba wubaha Imana muri iyo minisiteri uyoboye, nimba wubaha Imana muri ako kazi urimo, nimba wubaha Imana muri iyo bizinesi urimo, ukuneshereza aravuze ngo kunesha ni ukwe, ntabwo kunesha ari ukwawe. Imana izakwereka ko ari Imana ikuneshereza. Barimbisha amafarashi, Farawo yarimbisha amafarashi, ayarimbisha yizeye yuko agiye gusanga Abisiraheli, akabasanga ku nyanja, akabicira mu mazi, akabarangiza, anabakurikira mu mazi. Imana yamukubitiye Abanyegiputa, irabakubita nta n'umwe asubiye inyuma, kereka Farawo wenyine. Imana yiteguye kukurwanirira. Era wadrede Imana, ndumva umwuka w'Imana ngo mbwira abizera bababaye, mbwira barara barira kubera intambara, mbwira abanyamasengesho, mbwira abantu bakorera Imana mu kazi ukora kariko kose, akazi kose ufite, ukaba wubaha Imana, kakaba kari mu rwango, bakaba bakwanga. Itsinzi ni y'Uwiteka. Uwiteka azagutsindira, ntuzatsindwa. Uwiteka azagutsindira. Naho byayogaye ukamenya ukagira ngo ugiye gutsindwa bikadigadika, Uwiteka bizarangira gutsindiye. Yosefu byarayogaye biradigadika, ajya muri gereza, bajya ngo birangira atsinze, abaye umwami wa kabiri. Dawidi byarayogayoze birayogayoga, ajya mu ishyamba, aragenda amazase, birangira atsinze. Ere watakosika, ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi. Ndajya ngo usengere wowe warunkurikiye, mvuganye n'umuntu wubaha Imana, ukaba uri umuririmbyi wubaha Imana, ukaba ufite iyo ntambara, ukaba uri umukobwa wubaha Imana, ukaba ufite iyo ntambara, ukaba uri umugabo wubaha Imana, ukaba ufite iyo ntambara, ukaba uri umudamu wubaha Imana, ukaba ufite iyo ntambara. Kunesha ni ukuwiteka. Gutsinda ntabwo ari uko bakurwanya, gutsinda ni ukuwiteka. Uwiteka ni ufite ubutsinzi mu ntoki. Urwo rugamba uriho, Uwiteka ni uzagutsindira. Nimba uri mukuri, Uwiteka azagutsindira. Nimba uri mu kinyoma, no. Nimba uri mu rwango, shwi. Ariko nimba uri mukuri, Uwiteka azagutsindira. Izuba rirasha abantu batangara. Ngiye gusengera Imana. Hanyuma ndavugana n'undi muntu wiyumvishije muri iki cyiciro, ukaba wari ufite urwango, ukaba wabanaga n'urwango, ukaba waranduye uburozi. Uburozi bwa mbere n'urwango. Urwango nabwo ruturanye n'ikinyoma n'amagambo.
na munyangire byose biraho ngaho. Pfukama ahantu ubwira Imana ngo Uwiteka ibi byaha ndabyihanye by'urwango sinzongera. Urwango n'ibyaha umuntu akora agira ngo ni imikino, ubibwira umwe akabibwira undi akabibwira undi bigahinduka bigakuberamo intambara ukabyabisobanura bikakunanira. Urwango ruragatsindwa n'Uwiteka, Imana irukurinde. Ndagira ngo usengere ukaba rufite iyo ntambara. Pfukama aho Imana Uwiteka mbara urwango, kandi ubwira Imana Uwiteka senya izi nyubako z'abademoni bubatse umutima wawe, kuko urwango ejo nzababwira uburyo rufunga imiryango y'abantu igafungwa burundu. Imiryango yaborotswe myinshi y'abantu yaborotswe kubera urwango. Ndagira ngo dusenge Imana inyubako z'abademoni bubatse ku buzima bwacu zigomba gusenyuka. Inyubako abantu batari bazi, iyi nyubako yita urwango isenye society. Aho kugira ngo umuntu akora akazi neza akajya mu kuvuga yewe data we kuvuga, aho kugira ngo kuri Imana mu nzu y'Imana ukajya hari inyuma kuvuga urwango. Imana iranga urwango, senya izi nyubako z'abademoni. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zirarema. Ndasengera umuntu wese undukurikiye kuri gusengarwa ngo umuhe imbaraga zo gusenya inyubako yitwa urwango ku buzima bwe. Ntacyo rumumariye, muhe imbaraga zo mubabarire, numara kumubabarira umuhe amavuta, umuhe imbaraga, usenye iyo migambi y'abademoni ku buzima bwe. Ndasengeye kandi n'uhagaze muri iyi ntambara, muri ibigeragezo akaba bihagazemo, umuneshereze, umutsindire ibigeragezo, umukubitira hasi imigambi y'abadayimoni, umukubitira hasi imigambi y'abakonikoni. Uhagaze muri ibigeragezo, ijambo ryawe ryavuze ngo ifarashi irindirizwa, irarimbishwa, karimbishwa, bakayikorera neza, bakayitegura, bakayishyira ku murongo, bakayitegura kuzanya ku rugamba. Ariko kunesha no Kuwiteka. Neshereza umuntu wese uri mu rugamba, neshereza umuntu wese ufite intambara, neshereza umuntu wese ahuye n'urugamba. Urugamba rwaturutse ku rwango, umuneshereze, umuhe imbaraga zo kumuneshereza. Urwanya ibimurwanya, uneshereze itorero, uneshereze igihugu cyacu, uneshereze Abanyarwanda, uneshereze isafu, uneshereze power de kosika, uneshe. Kunesha n'ukwawe, kunesha n'Uwiteka. N'abantu baterana gute, kunesha n'ukwawe, ni wowe utanga kunesha. Iyo uvuze ngo umuntu nanesha aranesha, n'amarembo y'ikuzimu yazikuka. Iyo watanze itsinzi uba wayitanze, nta muntu utera amahane. Dope ene wakosika. Iyo watanze itsinzi nta wavuguruza. Kunesha n'Uwiteka. Ngushimiye ko uri Imana ifite imbaraga. Shoboza buri muntu wese kureka urwango, kandi ushoboze buri muntu wese kuzabona itsinzi avuga ngo naretse urwango, Imana iraneshereza. Urakoze Mwami kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Imana Wellars. Imana ibagire neza, ijambo ry'Imana akagaruka, kandi ndakurarikira gukomeza kurikira gahunda y'amasengesho ndetse n'ibitekerezo byanyu no gusenya inyubako z'abadayimoni. Twatangiye kwinjira muri detaye z'inyubako abadayimoni bagiye bubaka ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi tuvuze ku nyubako yitwa urwango. Babwiye ko urwango rudatsinda, ko kunesha no Kuwiteka. Imana igushyigikire. Shimira umuntu wese uri kubona link yacu akayisharinga abandi. Imana impumugisha, kuko urimo uradufasha ivuga butumwa. Abateranwa gusenga rwaho muri mwese, Imana ibahe umugisha. Yesu agire neza. Bye bye.